ingo zirimo ababyeyi bigeze kugira icyo kibazo zirahari kandi zinateye imbere, niyo bamaze kugira urwo rugo rwose ubona ntago cyagikomere kigomeza kubabara. Burya iyo umwana agize ikibazo icyo ari cyo cyose ababyeyi bari bakwiye kumuba hafi. Hari abantu ubuzima bubera ishuri, akigamwa amashuri akayaminuza hafi doktora. Iyo uriho ubyina wikunze wishimye gutyo, hari n'undi ukureba nawe yishimye akambwira ngo mama ngo maze amezi 2 ntaseka ngo naribagiwe. Ngiye kubasuhuza inshuti bavandimwe mukunze gukurikira Inama TV ku biganiro byiza dukunze kubaha. Mwifuje kenshi ko twongera kugirana nawe ikiganiro bitewe n'ikiganiro twagiranye mukagikunda muri benshi, none yatwemereye aduha umwanya, utwemerere rero tugirane ikiganiro. Reka tumuhe ikaze. Ndabasuhuza mwese abari kumva ikiganiro cya Inama TV, nanjye nishimiye kugaruka kuganira namwe. Urakoze cyane. Warabibonye ko abantu babishimiye cyane ikiganiro gushize waduhaye, twavuze cyane ku mateka y'ubutwari bw'abadamu, ababyeyi bafatanyaga mu bibazo byinshi bagiye batandukana. Ariko uyu munsi nanone nifuje kuba nasohoza ubutumwa bw'abantumye bansabye yuko nababaza uko mwumva ubuzima bw'uyu munsi ku bigendanye n'ababyeyi baba mu buzima butabemerera yuko babana nabo babyaranye, aba bita mama célibataire. Impamvu twifuje kuba rimwe tubaza iki kibazo, iyi mbogamizi isa naho igaragara muri societe nk'ikintu kigenda cyaguka, kuko abakobwa bari kubyara n'ababyeyi barimo batandukana mu buryo bwa divorce, bikaba ngombwa ko barera abana bonyine. Imibare isa naho igenda yiyongera, wenda birafitanye isano n'isi uyu munsi cyangwa se n'iterambere uyu munsi rituma abantu bagira access ku mategeko bakabona uburenganzira bwabo. Ariko twebwe nk'abantu turibaza tuti ese iki kibazo mukibona muti? Umubyeyi w'umumama urera abana wenyine ni ibintu bikwiye guhagurutsa societe ikabona ko ari ikibazo, cyangwa nibyo byiza ahubwo bituma umwana yaba amerewe neza igihe ari kumwe na mama we bonyine? Ntabwo mbona ko umwana yaba amerewe neza kubera ko aba hamwe na nyina wenyine. Ibyo biboneka rimwe na rimwe iyo ari nk'urugo rwatandukanijwe n'amahane. Umwana ubona ise akubita nyina arashenguka, aravunika, ku buryo iyo nyina yiyanduye agatandukana umwana araruhuka. Niyo ka yonyine mbona ko umwana ashimishwa no kubona ababyeyi be batandukanye. Ariko niyo bibaye gutyo, iyo umwana amaze kubona nyina yitaruye uwo muruho w'inkoni, ntabwo mubuza gukunda se, ntabwo bimubuza gukunda se, ntibimubuza kumwishimira no kumukumbura. Nicyo gituma ahubwo nge nagira inama ababyeyi b'abagore batandukanye n'abagabo kubera amahane, kubera gukubitwa, kubera n'ubundi burushyi, kumenya ko batandukanye n'umugabo ariko badatandukanye na se w'umwana. Bagomba gukora uko bashoboye ku buryo bishakamwo ishusho nziza y'uwo mugabo, akaba ariyo bagaburira umwana wabo, ku buryo umwana aho azakurira azivangurira yimenyere aho ibitari bikwiye ise yakoze biri, ariko arambye cyane agashusho keza kase nyina yamuhaye. Aho rero abagore babyungukiramo nuko abatsinze ibitego 2, aba yanze kuba umutindi ngo ashengura umwana we kwikorera umutwaro wo kuba yaravutse ku muntu mubi. Icyo ni ikintu gikomeye aba ahayeho kado umwana we. Ikindi cya kabiri, aba atsinze nk'igitego, abahaye umwana we kugira occasion yo kujya amenya ko umuntu ari babiri, habamo umwiza habamo umubi, noneho ugakuza ushaka.
ugakuza umubi cyangwa ugakuza umwiza, ariko iyo ukunda umwana wawe ukuza umwiza muri se kugira ngo azabone n'icyo aheraho ishusho, kugira ngo nawe niba ari umuhungu azaba umugabo ukwiye, kugira ngo niba ari umukobwa ye gucika intege amenye ko mu muntu habamo ibyo bintu byombi, ariko ko nawe ubwe ashatse yakuza ikiri cyiza mu muntu. Hanyuma ikindi twavuga kuri iyo suje ni uko abagore barera abana babo bari kubiri, baratandukanye nta naho bahuriye. Uwatandukanye n'umugabo ni ukuvuga ko yabanye n'umugabo wemeye ko abana ari abe. Yego. Abo bana rero barorohewe, ntabwo rwose bari mu kibazo kibangamye cyane, uretse ko nanone nk'uko nabivuze nagira inama buri mugore wese gukora uko ashoboye kose kurya umwana yabyaye agirana na se urugwiro, gutuma umwana yifuza se, mbese guhiturira umwana, guha se agaciro n'umwanya mu buzima bwe. Hanyuma hakaza rero ba bakobwa babyariye iwabo. Akenshi umukobwa ubyariye iwabo ni uko umuhungu wamuteye inda aba yamwihakanye. Nabo ariko ngira ngo harimo ibice bibiri, kuko harabemera abana ariko ntibatwara umukobwa, hakabaho n'abahakana kategori koma burundu, ukaba rwose yanakwerekana ko atanazi ko umuntu bigeze bagirana imibonano. Izo kategori ko ari ebyiri rero, nanone urumva ko uyo umuntu wateye umukobwa inda yemera ko umwana atwite ari uwe, ni intambwe ikomeye cyane, ndetse n'ibyo gushyigikirwa, kuko ubwo abahaye umwana ishingiro ryo kuzamenya aho akomoka. Icyo gihe biroroha, usanga hari n'abakobwa dufite na hano muri Mafubo bohereza abana gusura basi, bakagenda akamara nk'icyumweru mu muryango wa se wishakiye urundi rugo, ariko akajya akamenya abana bavuka kwa se, akamenya abavandimwe basangiye se, akabona se mu buzima bwa buri munsi. Ibyo ni byiza cyane, n'ibyo gushyigikira, kuko guhatira abantu kubana n'abantu badakunda badashaka ntabwo ari ko kubaka igihugu na busa na buhoro, kuko igihugu cyubatswe n'ingo, nta rugo rwubakwa ku gahato ngo rurame. Ikibazo rero aho kizabera ikibazo ni muri ba bakobwa batwaye inda bakabyara abahungu babateye inda bakabihakana. Muri abo naho harimo kategori nyinshi, kuko harimo umukobwa ugira gutya agatwara inda ariko yararyamanye n'abahungu 3, nawe bikamuvanga, bikamucanga rwose, akayoberwa nyiri uwo mwana uwo ari we. Hari abana b'abakobwa rero navuga ya mvugo nshyashya ngo biyakiriye, akabikubwira rwose, akabikwemera, ati ntabwo nzi nyirawe, nanjye biramva, ati ntabwo namenya nyirawe. Icyo gihe rero hari nanone solution ebyiri. Amwese niba uri siri ko ari abo 3 gusa, tubashake bafatwe amaraso cyangwa ibindi bimenyetso byo kugira ngo barebe niba ADN umwe muri bahuza ADN n'umwana. Uretse ko n'icyo kizami gihenda ubwacyo, ariko deja kuba ushakisha mu bantu 3 uwo mwaba mwarabyaranye, harimo risque kutanabonamo n'umwe. Kubera iki? Kubera ko akenshi umukobwa wabyamanye n'abantu 3 aba yarabyamanye n'abandi bantu barenze 3, ku buryo rero hari katwa minsi 6 ishoboka gusamwamo, ntago yabasha kumenya mu by'ukuri umubare wawe. Kandi irya minsi 6 bavuga ko ishobora gusamwamo nayo ntabwo ari kategorike ku bantu bose. Hari abamara 2 semaines bagishobora gusama. Ariko bitabaye n'ibyo, tutagenda muri siyanse ndende, yewe umukobwa wavuze yuko yaryamanye n'abantu 3 akaba ashaka se w'umwana, ntabwo mbona icyo namumarira. Ariko hari ibindi nanone byiza, hari igihe akubwira ati naryamanye n'abantu 3, yaba akubwira wareba ugasanga umwe ni photocopy conforme y'umwana. Hari abantu bibyara pe,
hari amahirwe, hari abantu bibyara pe, kuko nanone nzi kayo umuntu ndetse afite n'urugo yahakanye umwana ku mugaragaro, umwana wamumweretse afite imyaka 2, yavuze ati twicare twumvikane turebe ko twarera uyu mwana, aracogora aravyemera, oye ntaho yari kunyura abihakana. hanyuma tugende no kuri kiriya cyiciro cy'umubyeyi cy'umukobwa watwaye inda ku muhungu byemera, ariko ugasanga imibano yabo yatumye batabana iracyazamo igitotsi, aho umukobwa ashobora gusa n'uwitwaza wa mwana mu buryo bwo kumvisha wa mugabo. Okay, ndaguha urugero. Hari umugabo nzi, umwana yabyaranye n'umukobwa ariko ntibabana, ashaka undi mugore. Noneho uwo mwana uyu munsi afite imyaka 9, ariko umugabo yirirwa babaye avuga yuko umukobwa babyaranye umwana yamumwimye neza no kumusura, agashyiraho kondisiyo ati nutaza kumureba homba ntabwo nzaguha umwana. Ati rimwe na rimwe ugasanga barimo baranapfa ngo ntabwo yishyurira umwana ishuri, ngo ntacyo amufasha. Umugabo nawe akavuga ati riko mbwira ukuntu nzajya kwishyurira umwana ishuri ntashobora kumenya niba yagiye kwiga cyangwa atagiye, ntazi naho yiga. Ati mbwira ukuntu nge najya gusura umukobwa twabyaranye mfite urundi rugo, ubwo rugo rwanjye rwo naba narashatse rwa uri mu rugana he. Nkibaza ese ni nk'ababyeyi, nk'umuntu mukuru usanzwe n'ubundi uba muri iki cyiciro, uretse ko tuza kukiganiraho nyuma, mu by'ukuri uyu mubyeyi uyu mukobwa wamugira nama ki? Umukobwa biragaragara ko adakunda umwana we. Kutamukunda cyane, kutamenya inzira zo kumukunda. Oya, ni ukutamukunda kuko nk'uko twabivuze kare, ntabwo umwana ntabwo agomba gukoreshwa nk'intwaro yo kugira ngo ugandagure umuntu. Urumva ko ari waburusha uwo mugabo, suri wanjye amusuye wese wamugani kandi afite urundi rugo, birakunda gute? Hanyuma ukareba na wa mugabo nawe ugasanga adakunda wa mwana we nubwo amushaka. None se kuki atagenda ngo abwire umugore yashatse, umugore arabizi ko afite umwana, reba kondisiyo ampaye, ejo nzajyayo njye gusura umwana, wenda niba afite nk'umwana mukuru akajyana nawe, kugira ngo birasire uwo mugore yashatse ye kubona ko uwo mukobwa ashaka kubona hahera, kugira ngo yongere amwigarurire. Ashobora gufata murumuna we, uwo mugabo yafata murumuna we, yafata inshuti bakajyana gusura uwo mwana. Uri kumva? Kuko muri abo babyeyi bombi hagomba kugira umwe ucisha make kugira ngo umwana amenyane n'umubyeyi we. Niba uwo mukobwa yigize ibamba ati ntabwo nzemera yuko naguha umwana wanjye uzajye uza kumusura homba, uwo mugabo agomba gukora uko ashoboye kose, agakoresha ubwenge afite kugira ngo abone uko agera kuri uwo mwana niba amukunda koko. Urumva ko bombi bashobora kugira umwana igikoresho. Umugabo akavuga ati nigira imana uriya mukobwa ariho arandushya, donc ikibazo cy'umwana ubwo nkigijeyo. Urumva? Hanyuma umukobwa nawe ati mwumvisha ko ari byo nshaka nubwo yanyanze kandi twarabyaranye. Hagati aho bombi bakwiye kugirwa inama bakaganirizwa, kuko uriya mukobwa rwose ashobora kureka umwana. Ese hari example y'abantu nabonye, umugabo asohokana n'umugore we ubu abana nawe, kandi yashatse nyuma yo gutera uwo mukobwa inda. Akamutumira ahantu mu karesitora hari terrasse, wa mukobwa akazana n'umwana we, akaganira na se, agasangira na se. Umugore yashatse nyuma nawe ahari, akabibona ko ari ibintu bizima, ngo byatangiye bahanganye bapingana abo bagore bombi, ariko ubu basigaye baganira rwose. Iyo ukunda umwana ntubura uburyo bwo gutezuka, ukora uko ushoboye kose kugira, ukoresha ibishoboka byose kugira ngo umubonere uburenganzira bwe kandi umutengamaze. Hari ikintu wakomojeho uti muri Mafubo, abadukurikira baragira amahirwe y'uko uhita unabasobanurira. Ndashaka ko mbere y'uko tuvuga kuri Mafubo, bibaza hari ukuntu uvuga ibintu bigendanye n'akarengane cyangwa se n'uburenganzira bw'umwana w'umukobwa wabyaye mu buryo bumutunguye, cyangwa donc yabyaye ariko ntashyigikirwe n'uwo babyaranye, ukabona bikurimo n'ibintu rwose ushyiramo ingufu cyane.
hari ikibazo umuntu ahita yibaza ko wowe icyo kibazo kitakubayeho ukaba ufite urugo, abakuze iki kiganiro cya mbere barabizi yabivuzeho, byaje gute kugira ngo wumve uwo ukwiye kureba ugashyigikira ukarwanaho ari umwana w'umukobwa wabyariye iwabo? Ikintu cyatumye ubuzima bw'aba bakobwa buncengeramo nkabona bakwiye ubuvugizi, nkabona bakwiye kugira uwo biringira bavuga bati aratwumva, aradufasha, aratuyobora. Ni umwana umwe rwose twahuye ari muri kondisiyo umenya n'ubushize narabivuze, ndeba uwo mwana ukuntu yandagaye akiri muto afite imyaka 17, arara hanze ntagera haba, kandi nkaba nzi n'abandi bana b'abakobwa bamwe bita ibyomanzi baba mu tubari n'ibiki byose ariko bagataha iwabo kuko batarabyara. Nta kindi uwo mwana yaziraga ko yazanye umwana wundi mu rugo kandi iwabo batazahakuye. Nasanze abo bantu umusozi wose ubamagana, nta muntu bagirira impuhwe kereka ushaka nko kugira icyamukuraho, baba ari abagabo kugira ngo yongere yibonanire nawe, baba ari n'ingo avuga ati ngakoresha iminsi ngaho 2 ampingire ku buntu mutiza aharyama kandi ari akarago arambika mu muryango. Bari abana nasanze nta kirengera bagira. Ndavuga nti reka mbegere ndebe ukuntu nabubaka, kandi birakunda. Uturiho turashingiza abakobwa babyariye iwabo, abo hambere bitaga ibinyendaro, bakarambagizwa bagafatirwa irembo, bagasabwa, bagakobwa, bakajya mu gikumwe, bakajya mu kiliziya. N'ubu samedi dufite ubukwe bwa mafuru. Abo bana n'abana nk'abandi. N'umwana waguye, wenda yaguye mu byondo mu nzarwe y'isayo, ariko umubyukije ukamubwira uti dore amazi karaba mesi, yakarutse usanga asa n'abandi bana. Uramuherekeza, ukamwigisha, ukamukunda cyane, ukamwereka ko rwose nibyo kuba yarabyaye nta mugabo afite byazanye ibibazo iwabo, bimutesha n'agaciro. Ariko aramutse ahagurutse akavuga ati agaciro nataye ngiye kukisubiza, birakunda, birashoboka. Dufite example nyinshi. Ndabyumva harimo urugendo runini kugira ngo ukure umuntu muri ubwo bwihebe bwo kuba bamutererana azenguruka imiryango, agere ku rwego noneho nawe utegura ubukwe bwe unagende neza uyu munsi abari mu rugo. Urumva ko haba hariho urugendo runini rwakozwe. Harimo urugendo runini. Nashaka kumenya mu mirongo migari, mubafasha mu yihe mirongo migari kugira ngo bave kuri iyo ndiba y'ubuzima hasi rwose bihebye, bagere ku rwego rwo kumva ko bagiye gukora undi muryango ushobora kubaryohera. Imirongo migari mucishamo. Imirongo migari nakubwira tubacishamo no kumwakira, kumuhumuriza, kumwakira nk'umucira urubanza, akabanza agatuza, ukamuhumuriza nk'uko bivuze, hanyuma buhoro buhoro amaze kukwisangaho noneho ukamubwiza ukuri. Abo bana iyo mbabwira ntabwo nigarura, babwiza ukuri pe, kwa kundi kwera kuzuye. Uti gute? Abakobwa banjye umwe yigeze kuza kundeba ambwira ko rwose nyina yamututse, nyina mumere nabi, nyina ndamureba. Naramurebye noneho ndamubwira ariko mfite imyaka ingana, afite 25. Namubwira nti niko ukeneye ko nyoko yongera akaba inshuti yawe? Umaze gusenya indoto ze zose, yakubyaye uri umukobwa, arakorera uko ashoboye, yaragutegerejeho kuzamuhesha icyubahiro cy'umubyeyi washyingiye umukobwa yareze. None icyo kintu waragishenye burundu, nuko uriho witwara ubu nta garuriro. Ubwo se uteze ko nyoko agufata nk'uko afata abandi bana ate? Wowe wararangije gusenya ubuzima bwe, uzi indura araramwo na so ashaka kumwirukanana nawe kuko ibinyendaro bibi bya nyina. Ndamubwira nti aha tuye ndahazi, mwakazu gato cyane, afite abo bavindimwe bandi bane. Ndamubwira nti icyumba mwararagamo muri bane, nako muri 5, ubu wakinjiramo ukaryamamo n'uruhinja.
ukarushyira he kugira ngo mutaruryamira kugira ngo abandi batarukandagira. Urumva ko abandi nyoko nabo wabatesheje umutwe, nabo wabateye umutima mubi kuko wabazambirije ubuzima. Nta kintu kubyara kwawe cyazanye cyo gutuma umuryango wanyu utera imbere, ahubwo kubyara kwawe umwana ni umugisha pe, ariko uwo mwana yahungabanyije ibintu byinshi cyane mu rugo rwanyu, nta n'umwe kandi yasize, bose yabakozeho. Umwana byumvikana neza aba umugisha igihe yateguwe, iyo atateguwe neza umwana uhari wese agomba kuba umugisha omwe ko wamubyaye. Yego, umwana apfa kuba yageze aho agomba kuba umugisha byibura ko wamubyaye. Ariko rero noneho ikiza guhinduka ni iki? Iyo wa muntu arebye ukuntu isa muteye hejuru, nyina akamutera hejuru, bavindwa bakamutera hejuru, kubera uwo mwana arahindukira nawe akamwanga, akanguwo yabyaye, kandi umwana atari we wizanye, ariko ari we wamubyaye. Ariko kubera rwaserera umwana ateje mu buzima bwe, nawe agahindukira akamwanga. Noneho rero abo bakobwa iyo mbabwira nti nimurebe aho mwabaye, uko nyoko yabayeho, uko yitwaye, ibyo mwashenye mu buzima bwe, akeka ko atazongera na rimwe kongera kubona. Nimumara kubishyira mu bwenge bwanyu mukumva ibyo ari byo, azajya gutuka wicare hasi usaba imbabazi, usaba imbabazi, kuko ubwo ntuzaba ubuza kukoze gahungabanyije ahantu, kamwibukije bya bindi byose byashwanyutse areba. Abakobwa nabi babwiye icyo gihe bari nka 42, uwo yaraje kundeba mu ibanga, mpita musubiza mu bandi, namwe mwicare mbabwire icyo mbatekereza. Niba ushaka kwiyubaka rero, banza urebe ibyo washenye ibyo ari byo, kuko ntuziyubaka ngo ubishobore igihe utazi ibyo washenye ibyo ari byo, kuko kwiyubaka kwawe niko kongera gutoragura no kubaka ibyo washenye. Ibyo bintu nubyumva neza ibyo washenye, uzaba utangiye kumva inzira wanyura kugira ngo wiyubake. Numara kwiyubaka wubake bya bindi washenye. Ibintu narabibabwiye abarira bararira. Hanyuma inama tuyirangije, bansaba ko nabahuza n'ababyeyi babo, kuko koko hariho abana bafite situation mu ngo babamo ziteye ubwoba. Hanyuma hakaba n'ababyeyi b'inkwakuzi babirukana gasozi akamwirukana. Narabikoze rero, ababyeyi turabatumira na conseil d'administration yacu yose, dutumira ababyeyi ngo baze tubaganirize nkuko tuganiriza abakobwa, mubahuze n'umuryango, tubahuze n'abakobwa, turebe icyo twasana. Mu kuganiriza ababyeyi rero, natangiye nanone mvuga kuri iryo jambo. Hanyuma mvuga kuri iryo jambo ry'uko umukobwa yashenye ubuzima bw'umuryango kubera umwana umwe gusa abyaye. Ariko ngaruka noneho ku babyeyi, mbabwira ko twebwe twemera ko muri buri mukobwa harimo imbuto y'agaciro itaruma, kugira ngo iyo mbuto rero twebwe tuzayuhire mu biganiro dukora, mu kubaherekeza dukora. Ntabwo tuzabishobora niba bagera mu rugo bakayicana. Mu rugo nibadufasha dusubize bari abakobwa umutima mu mpembero, kuko nitumara kubigeraho bizoroha cyane kugira ngo bamenye neza ibyo bashenye, biyubake, babashe kongera kubyubaka nabyo. Niba mbyumva neza, ni ukugerageza kugarura umwana mu muryango, umuryango ukamufasha nk'umutererane, ariko na wa mwana yumva neza icyo yashenye mu mubano, icyatumye atagifashwe nk'umwana. Iyo ntambwe se iyo mubashije kuyisoza, hari iyindi mbona ikomeye igendana n'ubuzima bw'umukobwa wabyariye iwabo, cyangwa se n'undi mupfiye mama célibataire pardon. No kuvuga ngo hahita hazamo ikintu kigendanye n'ubukene. Ese kugira ngo uno muntu
ufite iki kibazo cy'ubuzima mumuzamure abashe no gukemura utubazo tw'isabune, amavuta asiga umwana, no kuba yazatekereza nyine no kongera kujya muri miruwari ngo n'abamurambagiza bamurambagize. Mwe mu bigenza muto icyo kibazo rero ntabwo burya ari cyo cy'ingenzi. Ngo nangize kuri iyo faze ni faze yindi turabigeraho. Umukobwa wamaze kumva atekanye muri we, twakoze projet kuko ikihutirwa kuri abakobwa ni ukubyutsa umutima wo kwishima no kunezerwa, gukuramo uburakari n'urwango rubarimo, kuko nirwo rubarimo, nirwo rubatogotamo. Ariko iyo umaze kurworoshya urwo rwango, koroshya ubwo burakari, none ugateramo ibyishimo, ugateramo guseka, ugateramo kumva ari umuntu, ibindi byose birizana. Ndagira ngo mbwiye narabitekerejeho nkareba uko abana basasinze umunkanyari afite imyaka 18 ariko arangije n'innkanyari. Noneho ndavuga ni ko mbona ikintu cyasetsa aba bana kikabashyira neza. Ikindi ni kiza, abanyafurika twese twikundira kubyina. Nibwo rero mforumye groupe y'abatera y'abahimba amaritme, ngewe nkabahimbira amagambo ariko très profond, ababwira akora hahandi ariko tubyina. Nta somo tubaha ariko gusubira mu magambo ukongera ukayasubiramo kandi aguteye ibyishimo kandi uri kumwe n'abandi uzamurira ikirenge hamwe n'abandi, donc ubona ko tu fais partie d'un tout ikora, donc uri mu kintu cyuzuye kandi gitanga ibyiza, gitanga ibyishimo. Abakobwa batangiye iyo projet yitwa ngo Elle danse pour guérir. Arabyina kugira ngo akire uburakari, kugira ngo akire urwangano, kugira ngo akire agahinda. Lota ariho abyina, igihe cyose amara abyina ntabwo ibyo biba bikiri mu mutima we. Iyo bibaye birebire nabyo ukabisubiza. Abana bagiye bitamururamwe abakobwa batagira uko basa, waba warababonye nka mu mezi 2-3 mbere ukibaza niba ari we ukuri imbere. Iyo rero abana bamaze kwiyumvamo icyo kintu ko bafite uburenganzira ku buzima, ko bafite uburenganzira nabo bwo kwishima, kubyina pouvoir bibaha d'abord ariyumva nawe ubwe, akikunda nawe ubwe. Iyo uzi kubyina ugaterura intambwe wumva uri wowe wuzuye rwose urikunda. Noneho rero iyo uriho ubyina wikunze wishimye gutyo, hari n'undi ukureba nawe yishimye, ufite pouvoir, kuko uriho urashimisha umuntu, ibyo byishimo ushobora kubimwambura, ariko kubimuha nibyo bituma n'ibyawe bibira kurushaho. Ugasanga abana bafite imbaraga, baryohewe n'ubuzima, kandi nta kintu na kimwe cyitwa materiel twabahaye. Ahubwo iyo umaze kumuha izo mbaraga akora iki? Nibwo ashishikarira kujya gushaka hatera ikiraka, nibwo ashishikarira kumenya ko kwa kana kabatangiye kubaka akajya kwa kubuyede, nibwo yumva ko ubuzima abufite uburenganzira, kandi niba abufite uburenganzira agomba kubwiha ubwe. Abana nababwiye ko batagomba gutegereza ko iwabo bakibagaburira kandi bafite amaboko kandi bakiri batoya. Ubu rero tugeze kuri dogere yuko abakobwa bacu tubizeye nabo biyizeye. Ubu kuwa 5 w'igitaha tuzafungura atelier nini cyane yo kubigisha crochet, yo kubigisha kuboha imipira, kubera ko twabonye ko volonté bayifite no kwambisiona no kugira gute, kwifuza kugera imbere heza, kugira intego yo kugira ngo bitunge, yo kugira ngo ibyo nababwiye nti umunsi uzataha mama wawe ari kwibaza ati ndateka iki, ndabigenza nte, akabona uratungutse n'ibiro 2 by'umuceri n'agafu k'ubunyobwa n'utudagara n'iki, ati mama ati nabonye ikiraka. Icyo gihe uzaba uriho wubaka ibyo washenye, uzajya uruhura umubyeyi wakuruhiye igihe nawe ugishobora kugira icyo umumara. Binatuma bongera kugirana ikiganiro kuko bafite icyo bagiye kuganira none. Exactement, bibyutse icyizere, wa mubyeyi akavuga ati umwana wanjye yabimenye ko ndi bugorwa uyu munsi, none reba uko abigenje rwose.
muri uwo munsi twabashyize hamwe na ba mama babo, ababyeyi baduhaye témoignage, sari irarira, nako ni twese turarira. Umubyeyi yarahagurutse aratubwira ati umwana wanjye amaze kubyara aba mayibobo. Narabyukaga ngasanga ntawe ugihari, nkaryama ngasanga ntawe uraza. Ati saa 4 saa 6 z'ijoro yabaga ari mu tubari. Ati ariko kuva yakwinjira muri mafubo musiga mu rugo, nkamusanga mu rugo, iyo agiye kugera aho ajya arambwira ati umwana wanjye ntiyaragikaraba, ati nta n'umwenda yagiraga, nta n'uwo yarakeneye. Ati ariko ubu umwana wanjye arakaraba, arisiga, arambara agacya. Ati mafubo mwanzuriye umwana, naramubyaye nk'umubiri. Ati ariko mwaramubyaye mu buzima bushya, mbona ariho atambuka aganamo. Nibyo koko, umuntu wese wagize ibikomere usanga akenera undi muntu wongera kumwibutsa ko ariho kandi adakwiye kuyombera ngo agende nkaho byarangiye, adakwiye kwiyibagirwa. Ariko ni kimwe mu bimenyetso bikurikira umuntu wagize igikomere ntabashe gushyigikirwa, guhumurizwa, ngo yumve yuko nubwo byamubayeho ariko ashobora kuba agifite ubuzima. Icyo kintu kigendanye n'umuziki, koko nibyo, umuziki uravura. Washyiraho umudiho rero sasa, kandi wawubona uri kuwukora. Uko umuntu abyina akenera kubyina neza, akarushaho kwikunda no kubona ko bishoboye, no kwiyamurira. Kubona ko iyi ntambwe bazanye ntabwo nari nyizi, none ndiho ndayibyina, ndayimenye, bikangura potentiel ye. Bikangura potentiel akavuga ati hari ibyo nshobora kwiga bishyashya, nkabishobora, nkabinoza. Uzi ko abakobwa ba mafubo basigaye bahimba pazabo, bagahimba uko bambara imyenda yabo, nkabihorera, ntabwo mbijyamo rwose. Ka creativity gatuma nyine umuntu yongera kugira ubuzima. Hanyuma hari ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza, ese koko ko uyu munsi tujya twumva abakobwa bavuga nge ndifuza kwibyarira akana nkaba ndi jyenyine, sinshaka umugabo ntesha umutwe, kuko amakuru ari hanze aha ni uko badiaboliza cyangwa se basigaye barahaye ishusho mbi umuntu w'igitsina gabo, ku buryo hari n'abakobwa babivuga rwose mu buryo bweruye ko badashaka abagabo. Abantu bakibaza bati se uriya wabyaye iki twemeza yuko uriya muntu koko anicuza yuko ibyo yakoze bidakwiye muri sosiyete, nubwo adakwiye gutabwa, ahubwo akwiye guherekezwa kugira ngo yongere atangire urundi rugendo, kuko ingo zirimo ababyeyi bigeze kugira icyo kibazo zirahari kandi zinateye imbere. Niyo bamaze kugira urwo rugo rwose ubona ntago cya gikomere kigomeza kubabara. Burya hari ikintu gitangaza cy'ubuzima. Ibyo mvuze se mujya mubibona cyane rwose. Hari ikintu gitangaza cy'ubuzima. Hari abantu ubuzima bubera ishuri, akigamwa amashuri akayaminuza hafi doctora. Nk'ubwo umwana w'umukobwa wabyariye iwabo akaruha, agacibwa mu bandi, agatungwa intoki, agasuzugurika. Iyo abashije kwiyegeranya bya bindi byose ntabyibagirwa, ntakura n'inzika, ariko agenda ashishoza, ntabwo aba akiri umwasama, kuko abazi icyo yahuriye nacyo mu nzira. Iyo rero umwana w'umukobwa nk'uwo agiriwe ubuntu bwo kubabarirwa, urumva si imbuto yo kubabarira watayitera mu mutima we. N'uwo babana akamubabarira, n'uwo babana akamwumva, atashobora kuba yaguye mu mutego nk'uwo nanjye nigeze kugwamo. Avamo umukobwa, avamo umutima w'urugo kurenza benshi wenda, kuko aba afite aho ahera amasomo y'ubuzima. Bishobora kuba intandaro kugira ngo ugakora ibirenze ibyo abandi bakora. Exactement. Hari ikintu wakomojeho kigendanye n'ukuntu imiryango ifata abana bagize ikintu cyo gutsikira bakabyarira iwabo. Sinzi, genda atanga urugero rw'iwacu ko najyaga mbona bikunze kugenda, nuko ntago mpaheruka, sinzi niba ariko bikimeze, ariko hari ukuntu wasangaga umwana w'umukobwa ugize icyo kibazo
wasangaga ababyeyi mu rugo bahita babihisha, umukobwa bakamubika mu gihe agitwite, yabyara ugasanga nyina yigize nk'umuntu wongeye kugira nyirakuru wa mwana, akigira nk'umuntu wagize akana wabyaye, ukabona niwe umumenyereje kumuheka, wimenyereje kuheka wa mwana, rwose ugasanga wa mwana yakuze agira ngo wa undi ni mushiki we cyangwa ni mukuru, ku buryo umukobwa bamusubiza mu bundi buzima busanzwe agakura nk'inkumi. Uyu munsi ukajya ukumva ngo wa mukobwa yashatse, ukumva bamwe baravuga ngo ni nyina wa mwana, abandi batereka wibeshya ni mukuru we n'umugarabika umukobwa. Iyo myitwarire uwo muryango wagiraga iwacu narabibonaga cyane, ugasanga n'umwana yanditswe kuri sekuru. Uyu munsi hari ababikoze, mubifata mute mwebwe nk'abantu bamaze gukurikirana iki? Harimo gupfobya umukobwa cyangwa ahubwo ni ukumushyigikira? Reka nkubwire, hari ikintu bita gukunda nabi, ariko burya umuntu atanga icyo afite. Ubwo bwari uburyo bworoheye ababyeyi gufasha abana babo batabamaganye, batabateye amabuye. Ariko ntabwo ari bwo bwari buzima, kuko harimo ikinyoma gikomeye cyane cy'uko wowe uracyari umukobwa, nawe uri umwana wanjye kandi nyina ari uyu. Icyo kinyoma abo bantu bombi baragiheka, kirabagaruka mu buzima, kirabagaruka. Ntabwo wambwira ko babikoraga ngo birinde birangira bitaramenyekana. Hari igihe byabaga rwose ugasanga umukobwa yarashyingiwe, afite abana bakuru, ariko none abantu bakaza bavuga ngo ariko ni nyina wa mukobwa nawe ugiye gushyingirwa cyangwa ni mukuru. Urumva ko harimo bakaba babura n'uwo baza guha impano, ari nyirakuru cyangwa se urumva ko harimo ikinyoma kiremereye abo giturukaho. Ntabwo nibyo byiza kurenza abaca abana babo bakabirukana bakabarya umutima, ariko nabyo ntabwo ari cyo gushyigikirwa, ntabwo ari cyo gushyigikirwa, kuko relation y'umwana na nyina ni ibintu bifite agaciro gakomeye, kandi udashobora kubona ikindi ugurana, cyane cyane iyo nyina akiriho. Aho bibaye umukobwa yakwiye gushyigikirwa, kwakira ko ari nyina w'umwana. Yego, n'ababyeyi bakakirwa ko babonye umwuzukuru, wenda bakamurera ariko ari umwuzukuru pana umwana wabo. Ibyo bintu bikunze kubaho, ngo byakundaga kubaho ahandi, ariko urumva ko ntaho bihuriye n'ababatera amabuye, n'ababirukana mu rugo, n'ababatesha agaciro bakabanga. Umwana abyarira iwabo hakavuka urwangano rurenze urwo ushobora kwibaza. Kubera iki? Kubera bya bintu byose wa mwana yasambaguje. Donc ababigenzaga gutyo ntabwo nabishyigikira, ariko biruta ababateraga. Ndibuka hari mu kubyiruka kwanjye hari ahantu nigeze kubona habaye intambara hagati y'abagabo mu muryango, barimo bavuga bati ntabwo turi bugabane, ntituri buhabwe iminani kimwe n'uriya mwana. Abaturanyi batari babizi bati se we muramuziza iki? Uriya ntabwo tuvukana, ni umwuzukuru wacu. Ubwo barimo bazungura. Donc ababyeyi bashaje noneho bavuga umwana warezwaho yanditswe kuri papa wabo, yego, ariko umukecuru yarakiriho, akavuga ati ntago muntandukanyiriza abana. Yego rwose, ntago muntandukanyiriza abana, uyu mwana muravukana nk'uko ise yabyemeraga, ari we sekuru. Ntago muri muntandukanyiriza abana. Abahungu bati rwose mama ntitukubujije kubyumva ko mufata nk'umwana, ariko nanone natwe dufite uburenganzira ku mutungo wa data kuruta uko nawe yawufataho. Mpise numva ko nubwo byabaga birinda umwana gukomereka, kutumva yiheza, ariko impera n'imperuka hari aho bigera, hari aho bimuvuna, bikajyamo ikibazo. Hari aho bimuvuna cyane cyane nyine nk'ibyo byose iyo bigeze mu bintu. Ariko icy'ingenzi mbona cyari gikwiye gukorwa nuko iyo umwana agize ikibazo icyo ari cyo cyose, ababyeyi bari bakwiye kumuba hafi. C'est sûr, ntabwo navuga ngo shagirira byinirira uko byari bisanzwe, ariko nanone ubwo icyo gihe twakira abana babyari iwabo na ba nyina, hari umukecuru wahagurutse aratubwira ati uyu mwana naramwanze, ndamwanga nkajya nsaba n'abandi ngo bamfashe kumwanga. Ati noneho
ati umunsi umwe ndicara ndibaza nsanga wa mwana yabyaye ntazamumira ngo amusubiremo. Ntabwo nakwica umwana uretse ko ntamuteruraga ngo mushyire ku bibero byanjye nk'uko nakoreye abandi buzukuru. Byageze aho nsanga ibyo ndiho nkora ari ubugome butagira ibara, kuko ndiho mpemukira umwana utarizanye. Uwo mwana yabyaye ntiyizanye, yazanywe n'uwo nabyaye. Ngomba kwakira uyu mwana, ati narabanje niyunga n'umuzukuru wanjye. Umwana ndamuheka, umwana ndamukunda, abantu bose bakajya bibaza ibyo ari byo. Na nyina wamubyaye akajya yibaza ibyo ndimo. Umwana niwe waje kongera kunsubiranya n'uwo njye nabyaye. Ati kuva icyo gihe mfite amahoro mu rugo, hari amahoro. Ati ndabarahiye kwiyakira, ukakira uwo mwana uje ugusanga atabisabye, atarazi ko ari buze naho ngaho iwawe. Ati nicyo cyubaka. Ati kandi ntibyubaka abari mu rugo gusa, nawe ubwawe birakubaka bikagufasha. Nabonye kwihererana ibyo bibazo ari byo bibiviramo kuremera, ariko guhurira hamwe abantu bakabivuga bakabisangira, bamwe bakabwira abandi inzira banyuze kugira ngo byorohe, nabonye bishobora kuvamo umuti w'ingirakamaro. Hari ababyeyi babasha kubibona nk'uko bivuga, bakumva yuko bagomba kurenga umujinya cyangwa se agahinda batewe n'imyitwarire y'umwana, bakazirikana ko n'ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo ibyaye ikiboze muzi uko ibigenza, ariko n'ubundi nyine iba yabyaye nta handi iri bubihungire. Niyo mpamvu rero wenda namwe muri comment muzatubwira uko mubyumva. Ese koko umubyeyi akwiye gutwarwa n'umujinya yatewe no kuba inzozi zose yari afitiye umwana abona zisa naho zigiyemo igitotsi? Ndabyita igitotsi kuko ntago bivuze yuko umwana batagera kuri bya yindi wavugaga. Umwana w'umukobwa ashobora kubyara agasubira mu ishuri, ahubwo ugasanga ashobora no gutsinda kuruta uko yatsindaga mbere, kuko azina nayo ikimujyanye, akaba yanagera kuri byinshi. Kandi twagiye tubona n'abakobwa bavuye mu bwo buzima uyu munsi bafite imiryango ikomeye, bagasubira n'inyuma bagafasha nabo basize basaza babo cyangwa se ababyeyi babo. Mwe murabyumva muti? Ntabwo ari uguha ijambo iki kintu cyo kwitwara uko wiboneye, kuko imibonano mpuzabitsina niyitanga urubyaro ikwiye kuba itegurwa kandi igakorwa n'abemerewe kuyikora. Ubwo mwaza kutubwira uko namwe mubyumva muri comment, cyangwa se mukaba mwana duhamagara twazakora ikindi kiganiro kivuga kuri iyi ngingo. Mama Monique, rero ikiganiro twagiranye nifuza ko tugisoreza aha, ariko mwatanga ubundi butumwa niba hari ubwo mwari mufite ntabashije kubabazaho, mwifuza ko abantu bakwakira ubu none. Icy'ingenzi, umwana uvutse agomba kwakirwa neza, akagira umwanya havutse. Ibindi bakazabisobanura nyuma, ibindi bakazabishakira inzira n'umuti nyuma, ariko umwana ukivuka agomba kwakirwa nk'ikibondo kandi akakirana urukundo. Ibindi bibona umuti nyuma, ariko kukomeretsa agahinja kaje kakugana ukagatera amabuye kuko umukobwa wawe akabyaye, ntabwo ari byiza cyane. Ariko hari yindi sije nabonye, ibi ngibi turiho tuvuga ni ibintu by'ubuzima bisanzwe. Hari akaga kandi kakaga wicara ukibaza uti bishoboka bite? Ngewe hari igihe njya nicara pe, ndi umukristo vrema, umukristo nkora uko nshoboye kose kugira ngo niyegereze Imana, ariko hari igihe rwose ngeraho ngacika intege nkavuga nti Imana yanjye nk'ibibyemera ute? Mfite abana b'abakobwa muri Mafubo 3, n'imfubyi zazi, umwe we tuzahaturuka ariko babiri ntituzaho baturuka, nabo ubwabo ntibazaho baturuka. Bageze gutya babona bari hano muri Mbazi ahantu bita kuri office. We tuzaturuka iwabo bapfuye afite imyaka 2. Wabo bapfuye afite imyaka 2, maze arazutaguzwa we, arerwa hano mu bo bagira ibyo bapfana, mu bo baturanye, kana karazuta ukabonye doka. Kagize imyaka 20 rero, umwana ntiyavugaga, ntiyasekaga, yigeze kumbwira tuganirira hariya muri Mafubo,
arambwira agaseka akagira nkamwe ndetse n'ukuri kwirya nkuri imbere y'umufiyanse akambwira ngo mama ngo maze amezi abiri ntaseka ngo naribagiwe gutyo uwo mwana yagize imyaka 20 aratoroka nk'abandi bose atoroka kuko yahafatiwe nabi yakorewe ibyamfura mbi ntashobora gusobanura kereka afashe ikiganiro cyose umwana ajya i Kigali nk'uko bisanzwe iteka agize i Kigali umukozi bakoranaga amutera inda nk'uko bisanzwe iteka iyo batakurikiranywe nyine bariherera bagakora ibyabo oya abana benshi dufite hano nka 70% bakuye inda i Kigali mu kazi k'ububoyezi noneho twise nyine nta kundi yari kubigenza arataha atashye ajya mu kizu iwabo basize kiriho gishwanyagurika kurya imvura iguyiteka ndavuga nti Imana igira neza bucya mu gitondo mpamagara Eugenia ngo mubaze ko akiriho ko kizu kigihagaze Eugenia yabyaye umwana ari kubera ko yagiye kwa muganga ahagaze atya mu gakanzu yari yambaye nta gakwembe nta gatenge nta rien ariko ari kubise kandi ni gato cyane ku buryo wagira ngo gafite nk'imyaka 10 Eugenia yageze kwa muganga arabyara hari ikibazo wenda ntibanamwitaye uko bikwiye akana kavuka kananiwe ubwonko bugira ibibazo ku buryo uwo mwana nabonye Eugenia umwana we yari ameze ntabwo yashaka gushinga ijosi ntiyashaka guterura akaboko n'amaguru ye yabaga ajya hashaka umwana wa Eugenia simba beshya nagiraga isoni zo kumureba naho murebaga gahinda kakanyica nkavuga ni ngereka Eugenia ntabwo ndiho mufasha hikandagira ku mutima nuko Eugenia bayaho ndakomeza Eugenia rero iyo wamubazaga amakuru ye yakubwiraga nko kubwira amakuru y'umuntu utuye hariya Huye no wabonaga atari we wivuga ntago yihuzaga n'amakuru yiwe no ntabwo yarimo rwose nuko Eugenia mbona ari kangomba gufata ndamwiyegereza ndagerageza finalement tugira chance rero muri conseil d'administration yacu umutrésorier niwe titulaire wa dispensaire njya kumureba na Eugenia dukora iki arambwira ati murebe uko mubigenza akore processus yose reka mbigire bugufi kuko inkuru ya Eugenia ni ndende cyane finalement mwankade akora processus tumujyana i Gatagara twageze i Gatagara baduhaye facture ya traitement z'amezi 2 gusa 976 amaze kuyiduha ndahindukira nishisha ahantu kaguni ndarira ndavuga nti mananjye gusi umwana ndamusubizayo umwana ndabigenza gute amafaranga ndakura he nuko sinzi NSS medical wangezeho araza arankomanga mu bitugu arambwira atari ko se ubambaye facture rero ntabwo ansobanuriye uwo mu assistant medical arambwira ati subirayo ubazuriya muntu akubwire ubwo umwana afite mituelle twasubiye mva mana yanjye umuntu utumva agaciro ka mituelle twasanze mituelle dukuriraho amafaranga 430 na bingahe deja urumva ko ni hafi cya kabiri ariko ndayandi asigaye ni menshi nuko baranyemerera bati uzajya uriha ibice icyo gihe turiha amafaranga 160 nibyo twari twaguze 240 nuko dusiga umwana i Gatagara umwana nkajya muhamagara nkahamagara Eugenia umwana ameze ate akambwira ati mama ati rwose ati noneho atari hafi gukomera mu ijosi none umwana yaraje basigaye yicara kandi ubundi yari neza yameze nk'inzoka nta kintu na kimwe cyakoraga umwana aricara amaso y'uwo mwana yahoraga areba gutya ariko ubu umwana arareba njyanye no gusohora amajwi nk'abandi bana ku buryo Eugenia umubonye Imana Eugenia ari guseka yanezerewe kuri we mbese umwana we yakize kandi koko wabuze ukuntu uwo mwana yari ameze ukabona noneho uko ameze ubu ngubu turagomba i Gatagara batubwiye ko nawe ujyayo agomba kujyayo amezi 2 mu mezi 6
ubwo icyo gihe amezi abiri mu mezi atandatu tujura 990 mituweli igakuraho umwatsi. Batubwiye ko najyayo imyaka 5 ikurikiranye kuri iyo ritme azahaguruka akigenza. Ni espoir ikomeye, ariko murumva ko ni amafaranga menshi kuyabona ntabwo byoroshye. No nka association yacu ikivuka ntabwo dufite moyens zo kuvuza uwo mwana uko bikwiye, ariko turabishaka kandi ndabizi neza ko hari n'abantu bashaka bakenera gufasha. Niyo mpamvu ngira ngo ahubwo no mu nama TV hazabonekamo ako kantu ko gusabira ubufasha abantu nk'abo babukeneye, ko bizaba bikorwa mu rwego rw'umuryango ufite mekanisme yo gukurikirana uko ikoresha amafaranga yabonye yagezeho. Momo dufite momo y'umuryango, konte z'umuryango, ni ibintu rwose byanyura mu nzira y'umucyo, ariko umwana nk'uto kabasha kumuherekeza akagira icyo yimarira. Hanyuma uko byagenda kose bariya abakobwa buri wese afite umutwaro we. Mutararengaho abadukurikira, uwo mwana witwa Eugenie wagize icyo kibazo akaba ari gukurikirana umwana yo kwa muganga, waba yumva afite umutima wo gufasha, turaza gushyiraho nimero za telefone za Mafubo, umuryango umukurikirana, hanyuma yaba 100 yaba 1000 yaba 200 ushobora kuyacishaho kugira ngo duherekeze uriya mwana. Mwabyumvise, nta muryango agira, nta nuwo yamenye, ni umwana uri aho ngaho ufite ubuzima bugoye. Murakoze. Ndibaza ko abantu badukurikira uwo mutima wo gufasha barawufite. Umva, nta muntu utagira umutima wo gufasha, kubera ko wa mugani tout le monde a besoin de sa rédemption. Ariko uzikuryama ukavuga uti hari igikorwa nakoze kigiye guhindura ubuzima bw'umuntu wari ubikeneye. Ni impano ikomeye cyane. Urakoze nawe kunyemerera kuntega amatwi. Murakoze cyane. Abadukurikiye mwumvise inama n'impanuro yagiye atanga, kandi nanjye ndabaha indi nama igira iti ibibazo byose waba urimo ntiwihebe, ushobora kubitambuka ukaba ahubwo wakura imbaraga zigutsindisha ibindi bizaba birenze ibyo wari wahuye nabyo. Ariko ni byiza ko nanone tugira inzira zo kwifashisha. Hari inzira zo kuba wajya kwa muganga ukegera abajyanama barahari, cyangwa se ukaba wakwegera abo muhuje ikibazo mukaba mwashaka uturimo tubazamurira icyizere, kuko nicyo kintu kiba cyarangiritse. Mama Monique yavuze ibigendanye no kubyina no guhimba indirimbo, hari no kuba wadoda, hari abashobora kujya mu bikorwa by'ubukorikori, gukoresha ibumba mu kugira ibyo ukora by'ubugeni. Ibikorwa byose bituma wongera kugira icyuho ubuzima, bizamura nawe ubuzima muri wowe. Wagira igitekerezo cyangwa inyunganizi yagize ku cyo twaganiriye, ushobora kwandika munsi muri komenti, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero uri bubone ziri ku kiganiro. Mukomere kandi mutwaze, ubuzima burashoboka. Nawe ubutaha. Murakoze cyane. Benimana tujinama dukumishano ubuntu buganze. Kunama TV.